Ndagushuje kandi nguhaye ikaze, nizere ko aho uri hose udukurikiye yaba ari mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cyacu, nizere ko ukomeje kugubwa neza. Kwibutsa ko ikiri Beta Screens TV chaîne ya YouTube igenda ikugezaho byinshi biba bigiye bitandukanye, cyane cyane twibanda ku buzima, tukabasha kuba twakubwira uburyo ushobora kwikemurira bimwe mu bibazo bigiye bitandukanye umuntu agenda ahura nabyo mu buzima, yaba ari iby'uburwayi ndetse n'ubundi bujyanama bugiye butandukanye ku buzima. Nkubwira rero, niba utarakora subscribe ubikore aka kanya, tujye tubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye bya buri munsi rero tukaba tugiye kurebera hamwe ku kuvunika kw'ingingo kugiye gutandukanye. Ibi ngibi akaba ari ibintu bishobora kuba utari ubyiteze, dore ko akenshi bikunze kuba ari nk'impanuka. Ushobora kuba wavunika nk'ukuboko cyangwa ukuguru, ibi byose bikaba biterwa n'ikintu uba uri gukora. Ushobora kuba uri gukina umupira cyangwa uri mu kazi gasanzwe ka buri munsi, ariko ugasanga ugize ikibazo kimeze nk'iki ngiki. Ese ushobora kuba wakwifashisha iki kugira ngo uhangane n'iki kibazo? Ni ubuhe butabazi bw'ibanze ushobora kuba wahita ukoresha kugira ngo imvune yawe ishobore kuba yakira vuba? Aribyo ngiye rero kuza nkubwira muri iki kiganiro cyacu cy'uyu munsi, nkubwira ngo nizere ko tuza kubana kugeza iyi video itangiye kugeza irangiye, kuko uri buze kungukiramo byinshi cyane. Ubundi iyo umuntu avunitse biba ari byiza guhita umukorera ubutabazi bw'ibanze mbere y'uko umujyana kwa muganga cyangwa kuba wamuha undi muti ugiye utandukanye. Ubutabazi bw'ibanze akenshi bukunze gutangwa ni ugufata uduti tugiye dutandukanye, ukareba urugingo rwavunitse, niba ari akaboko cyangwa ukuguru, ukabasha kuba wafata twa duti ukatwegereza ahavunitse, ukabasha kuba waduhambira tukegeraho kugira ngo tubashe kuba twagorora rwa rugingo hagishyushye. Bamwe rero bakunze guhita bakoresha pomade kugira ngo bagorore iriya mitsi iyo yikanze, cyangwa cyaba ari ikibazo gikomeye cyane cy'uko amagufwa ashobora kuba yangiritse, ukaba wajya kwa muganga. Gusa niba ari imvune isanzwe nta kuvunika kw'amagufwa cyangwa ikindi kibazo gikomeye cyane, ngiye kuza nkubwira bimwe ushobora kuba wakwifashisha ukabasha kuba wahangana n'iyi mvune, ndetse ikaba yakira mu gihe gito, utiriwe ukoresha pomade cyangwa n'indi miti igiye itandukanye uzi ku ruhande ushobora kuba wakwifashisha. Uyu munsi rero nkaba ngiye kukubwira undi muti mwiza cyane ushobora kuba wakwifashisha ndetse utanagoranye kuba wawutegura. Nkubwira ngo rero niba utarakora subscribe bikore aka kanya, tujye tubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Nkwibutsa ko ikiri Beta Screens TV. Kanze nkubwire rero ibyo ushobora kwifashisha ukaba wahangana n'iyi mvune, waba wavunitse akaguru cyangwa akaboko. Ubundi kuvunika kw'ingingo uretse kuba kwahitama cyangwa imitsi y'imikaya runaka igacika, ibyo bita tendons, iyo bigenze gutyo tugomba gukora icyatuma urwo rugingo rugororwa ubundi rukaguma hamwe. Akenshi ntabwo ruba rwavuye mu mwanya warwo. Reka tuze rero turebe ibimera ushobora kuba wakwifashisha. Hariho gukandishaho ibishishwa n'imbuto za pinusi bicaniriye. Ufata ibishishwa by'iki giti, wamara kubifata ukabicanira mu mazi, ugacaniramo n'imbuto, wamara kubicanira byamara kubira, ugafata za mbuto na bya bishishwa bya pinusi ukajya ubasha kubikandisha ahantu wavunitse. Ibi ngibi ubikora mu gitondo, saa sita na nimugoroba. Imvune yawe ihita itangira koroha, nta kindi kibazo ugize. Ibi ngibi rero ushobora kubikoresha mu gihe imvune idakanganye, ariko hari ibindi ushobora kuba wakwifashisha. Ushobora kuba wakwifashisha kandi ibibabi bya ngingijana utwi kumwe, ukongeraho bwunyu bw'intama, kongeraho amababi y'igihenehene. Ibi ngibi wamara kubikora urabisekura, wamara kubisekura byamara kunoga neza, nabyo ukajya ubikandisha ahantu wavunitse, warangiza ukaba wafata nk'akantu k'agatambaro ukabasha kuba wazirikaho, bikamaraho umunsi wose warangira ukongera ukabihindura. Uyu ni umuti mwiza wa kinyarwanda rero, mbabwira ngo niba utarakora subscribe bikora aka kanya, tujye tubana mu miti yacu igiye itandukanye tugenda tukugezaho umunsi ku munsi. Ikindi kandi niba ufite ikibazo cyangwa icyifuzo, jya byandika muri komenti kugira ngo video ikurikira tuzajye tubasha gukora video ibasha gusubiza ikibazo wabashije kuba watubaza. Tuzakomeza ubutaha rero tugenda turebera hamwe n'ibindi bigiye bitandukanye.